Miki ya acting ababaye, Miki ya acting ari inshinzi ariko biya ntabwo Nyambo ya acting ari inshinzi. Nawe iriya Roma nawe urabibona Nyambo kuna tuje ibiki urumva aho ngaho rero iyo character itukugira umu actress mwiza kuko nyine wabasha kwa fodinga role zose gusa ntabwo bivuze ko na Nyambo ari muwe mu kwactinga muri genre ze zo kwactinga yatuje bamuhemukira bya fitting ariko muri genre z'uko ashobora kwactinga ari gisare kandi ibyo ngibyo muri filime bibaho nyine birakenerwa kenshi ubwo ko waba ama character menshi suppose ari ngiye bashobora kukubwira ati noneho mu kwactinga uri double character hamwe uri mwiza ahandi uri villain ubwo rero biragoye kuri Miki rero birakunda nyine no mu acting ahantu hose ukabona ko bifittinga yo ntako bimeze gasa yagenze gute se mukuru wanjye umva se manje rero nkwamagaye nshaka ngo nyihere inama manje hari cyana ndabonye kidafite imico myiza kabisa urumva gusa nyine bakwereka yuko ngo yitonze nta ribi kandi twaragahuje yarambwiye ngo ngameze ashobora kuba ageze muri abiri mwana nambwira mwana ubura kuko ubu ngubu urabona n'ibihemo n'abarimo niki ubwo koko nkora iki mwana nawe ndabura none se urashaka iki ubu koko nkwegereye mvuga ngo ndashaka nawe abatekereza ikintu mwana nyine nawe ufite ishobora mba numva rwose uwo mubebi nyine ibyo bintu imana aka kanya ariko ko ari umwana yaba ari umupeti wanjye wa mbere wa mwana nkabigenza gutyo ubwo rero ndumva nyine ukubireba mba mbona nta ribi mbona umupeti nyine nta ribi umupeti usagira imico myiza ni umukobwa nyine mba mbona bisa nyine hari ukuntu uba ubona umuntu utaramufata ariko atari umuntu wakizera jakoyo mana neza muko ubu urabyiyemeje wigiza kahebwe uragira uti nkuko Jimmy Gatete yatunzwe n'akaguru ke ngo nawe uzatungwa n'umunsi wagege wawe tubaye ikaze abakunzi ba Star TV uno munsi twakiriye umustar cyangwa se umuntu wamenyekanye ku izina rya buri nguni imeze bite fresher iminsi myinshi cyane yari imaze kuba myinshi byo ko wari waratwanze byagenze bite tatwihugiyeho mwana tatwihugiyeho kabisa akazi ko guhiga ibiceri ariko ngo mwarakize muri ino minsi nta mikirire mwana ariko gusa turashima imana kabisa hano ngiye kukubaza akabazo ugasubize ugendeye mu buryo bwawe yego uri tayari ngiye kukubaza ikintu kijyanye n'ibijyanye n'akazi kawe cyangwa se na comedy cyangwa music ukora ubu ubona ari iki nko mu Rwanda nyine for example muri traditional harimo kubyina gusetsa gukina inamico ni ikihe kintu wakunze muri ibyo ngibyo kugira utangire kariyeri yawe nangiye kariyeri yanjye Uyangira ntangiye kariyeri yanjye ibintu nakundaga byo kubyina ariko nabyo bya moderne nakundaga kubyina ariko mu buryo bwa moderne indirimbo nyine za afrobeats ni ibyo nabwo nisangamo kabisa kuva kera nkibyina muri za secondaire kabisa none se wisanze gute mu bijyanye n'ikinamico cyangwa se nk'urwenya ko cyari byose ukomeza ukareka kubyina urwenya byo kuntu nabyisanzemo ni nageze nsoza secondaire nari kumwe na petit frère nsanga bari gukora utuntu tw'udukomedi mbona ibintu byiza nyine tutangira tubikinana nyine tugenda turabyubaka kugeza ubu ngubu kabisa nuko nabyinjiyemo nyuma nsoje secondaire kabisa aho ngaho ndumva ari sawa noneho ikindi kibazo ngiye kukubaza
ugiye kumbwira ni iki ubona cyahindura nka industry yo mu Rwanda ugendeye muri bino bya sinema ukora ikintu ubona bakora kigahindura industry nyine ikagenda neza kurusha uko ubu ngubu bimeze mu bya sinema? yego Industry ya sinema rero si nyizi cyane, gusa icyo mbona kibura nuko haburamo abashoramari. Abashoramari nyine bashyiramo amafaranga kugira ngo tubone nyine filime nk'iza Hollywood. Ubwo turabona filime za theatre ngo bumva ubu ntabwo mbyita nka filime, ubundi yemyita ikinamico. Nuko nyine iyo tubivuze wenda nka bakiramana batureba nabi, ariko ni ikinamico kamemo. Tugendeye ku mandi mafilime tubona handi hanze, tubona hanze muri za Hollywood, za Bollywood. Bollywood irubakitse cyane, irubakitse kabisa. Wenda na Hollywood ngo tugeze za Nigeria irubakitse kabisa, usanga nyine amafilime yabo asa nkaho ateye imbere kurenza mu Rwanda. Atari uko abakinnyi badashoboye, ahubwo ari amafaranga make ashorwa muri ibi bintu. Ariko nanone wagendera kuri platform tubinyuzaho ugasanga nyine ayo mafaranga yashoyemo ntabwo wayabona. Bidusundikira mu gukora ibintu bimeze nk'amatiyatire kugira ngo bitware bije ntoya, ariko nako bitwinjirize nk'ababiproducings. Niyo mpamvu mbona nyine industry nyarwanda muri sinema bigenda nabi kabisa, nyine bitagera nk'uko abandi bigenda. Aho ngaho ndumva bisubije neza. Noneho ari akandi kantu, urabizi abasitari babona ubuzima bwanyu kuri social media, ariko abafana bari hari ikintu baba batakuziho. Ni nk'iki wabwira abafana bakuzi ariko batari babona kuri social media, batakuziho bo batazi ariko ushaka kukibabwiraho? Ntabwo abantu benshi bazi neza ko nicisha bugufi cyane ku rwego rw'uko nk'umufana wanjye ashobora kuza nkamutumira akaza tugasangira. Kwicisha bugufi kabisa. Gusa wenda benshi babitwara mu yindi context, ariko icyo nzi ni ukwicisha bugufi. Abenshi ntabwo babizi uko rimwe na rimwe icyo mbikorera. Akandi kantu noneho ngiye kukubaza kari kuri fan quick question ka nyuma baguhitishijemo, sibyo? Reba kuri amahoro aba yuzuye iriya stade nshyashya, kuyiperformingamo cyangwa ugakorana igihangano n'umustar ukomeye muri Afrika wifuza, wahitamo iki? Unatubwira impamvu. Nahitamo umustar nifuza. Ubwo nahitamo namuvuga se? Nabyo nta kibazo. Mbona ngiye gukorana igihangano na Diamond byaba byiza kurenza uko na performing muri arena. Ni stade na arena? Oya, ni stade amahoro. Stade amahoro ni narijyamo abantu benshi yuzuye. Raka stade yabirorereye ngiye nkagenda. Ahubwo ubu ngubu se mbavuga ati ubu ngubu ndafitiye package, nahagenda nkataramira abantu nyine bakishima. Ahubwo najya kubanza nkajya gushaka iyo package, nkajya gushaka igihangano cyiza kizameza indi connection nziza, noneho ahubwo noneho nkaza perform. Icyo gihe bwo ndabizi iki kizagera n'ubundi ayo mahoro nyaririmbiremo, kandi ndabizi icyo gihe kizagera n'ubundi nabo bahanze bakomeye dukorane in case nzaba nakomeje ibijyanye n'umuziki. Ariko ubu ngubu muri vision zanjye numva nakorana n'umuntu ukomeye kurenza uko na performing ahantu hakomeye, nubwo byari byiza. Ariko navuga ati se mfite package ihe, mfite ibihe bihangano na performingira abantu benshi bakishima bakanyura. Kuko guperforminga gusa ntibanyurwe ntibishime ntabwo byanezeza. Icyanezeza rero gukorana n'umuhanzi munini akangeza kuri izo platform nageraho nini, bikazampa noneho kubona performing aho ngaho mfite package ihagije yo kubahereza. Yo, ntako bimeze gasa. Byagenze gute se mukuru wanjye? Umva se banjye rero nkwamagaye nshaka ngo nyihere inama mani. Hari icyana ndabonye kidafite imico myiza kabisa. Urumva gusa nyine bakwereka yuko ngo yitonze nta ribi, kandi twaragahuje. Yarambwiye ngo amezi ashobora kuba ageze muri 2. Mwana mbwira mwana ubura kuko ubu ngubu urabona n'ibihemo n'abarimo
niki ubwo koko nkora iki mwana nawe ndabura iyo wese urashaka iki ubu koko nkwegereye mvuga ngo ndashaka nawe atekereza ikintu mwana nyine nawe ufite ishobora mba numva rwose uwo mubebi nyine ibyo bintu imana aka kanya ariko ko ari umwana yaba ari umupeti wanjye wa mbere wa mwana nkabigenza gutyo ubwo rero ndumva nyine ukubireba mba mbona nta ribi mbona umupeti nyine nta ribi umupeti usagira imico myiza ni umukobwa nyine mba mbona bisa nyine hari ukuntu uba ubona umuntu utaramufata ariko atari umuntu wakizera sinshaka umwana usuka ikintu kucyumva ndi kubyumva ukabona nyine umuntu ari kukwereka wanabigerageza nyine ugasanga rwose wibeshye ariko nturamufata ariko nanone wareba hari ukuntu nawe ureba umuntu ukavuga ati uyu muntu byaye byose nta mico myiza ariko ntabyo wafata kandi akakubwira neza yuko noneho bimaze gukandagira aho ngaho umusa neza umukobwa uramukunda murakundana ese ngo uranyobeye koko umve ari ibibazo nawe uri kumbaza kandi nawe tuziranye mwana ndetse nkubwire kandi ubu se ubizi ko twiba tuganira buri munsi gusa nimba umukobwa mudahuza mudafite nyine chemistry bond ya danger nyine n'umwana mani bizaba ibibazo urumva umwana wawe nyine mani nyine biba bisaba nyine umwana wawe mani biba bisaba ko umwana avuka nyine mwese muhitari nimba nyine wumva muhuza mani mubyare bro mubyare kandi nimba wumva nyine ni kwa kundi igihe kitari cyagera nyine kwa kundi uvuga ati igihe cyagera nimba nyine uvuga ko igihe kitaragera murebe ukuntu nyine mubigenza bebe yasaze mani yabyanze se none se undi kugisha inama mani ubwo koko nyine we yabyanze ko mubikora ibyo yasaze ngo mubikore cyangwa mubyare yasaze ngo bavuga ati reka ko umwana n'uwanjye ntabwo yanjye ngo yanajya kure ntabwo yajya kure kandi niyo ntukankoresha ibintu ntukagenda nayo nzi ko ari ibintu byakagushimishije urumva ega inama ari kwaka ntabwo ari kuvuga ngo ngaho nyumvire naho ubundi ndi kukubwira ngo ibintu byankomeranye nyine umukobwa yanze ko muyikuramo umwana ntiyajya kure yego nyine mva yego yabyanze kandi ari kuvuga ngo ni uwawe neza akankubita ibimenyetso kandi urumva ntabwo na DNA ntiwazikoresha right now kandi nawe urabyumva ntiwabima ngo uvuge ngo umwana ngarakubwira ati noneho ubwo se bigende bite ubwo nyine niba nakubise umutwe uravuga ati noneho bigendeye nta ribi cyo kubiganira nabwo ati noneho genda ndakubwiye nyine tuba tubiganiraho nta kibazo mani nyine wowe uzamubwire mwicare muganire ibyo muri kumwe nibwo bizaba byiza kurushaho nazugo kandi twe turi kumwe muri kumwe twari turi kumwe ndakubwira ngo namubwire yawe ndose ubwo twaganira no kubimwumvisha ubwo niyo gahunda nyine umwe fact nyine umubwire nyine mutari nyine nanjye icyo ngundi muhamagaye no kumanga nk'akantu namubwira nk'agafact namubwira nk'akantu nyine uburyo nyine nabigenzamo we mubwira ati bebe wanjye nyine umutuze mubanze nyine umwereke ko umukunze ngira ati bebe wanjye rero abona ibintu ntabwo byoroshye gutya ibisi gutya na gutya na gutya umwana wacu tugomba kumutegura akavuka nyine ari ibintu twapanze biri ku murongo gutya nyine ntabwo tuhita urabona ndacyari kwishakisha iki n'iki mwereka tubigenze gutya sha ntarebe nyine tu ubwo n'ubu ngo mbese ari kwanga avuga gute ishwi da uko gusa ntabwira ati ngewe aragukunze kandi ntawe ntiwigeze unyereka yuko wabihakanye nubwo wabaga ubyitarutse ngeraho bigenze gutya
none gute Mm. ubwo nyine nawe nka buri kintu mvuga Mm. Numva bitoroshye. ntari wenda Wewe muciringisha mani umubwire gutya mani none se. ngiye guhamagara maniga yanjye narebe twegeranye narebe turebe ko twamubwiye tukamwumvisha ko ngiye ahanjye hananiranye kabisa. Okay. Narebe mani narebe ndaza kuvugisha nanjye ndindi mu bukwe ndaza kuvugisha jema twumva bibazo. Sawa. ubu rero feedback araza kuvuga ni insazi aragica arakwica ariko nyine uraza kumubwira ko ari bya bintu byanyu kari umuhungu wanjye. Okay, reka rero tujye ku kandi kantu ugiye kutubwira ibara ukunda ubu se waba uryambayera. Of course icyatsi ni ibara nkunda. rinezeza amabona risa neza amabona nyine ritandura vuba cyane ko nanjye ibintu by'imyeru ngo byandura vuba usanga wiyambare nk'icyangwe ukajya nk'ahantu impamvu nanga umweru usanga wiyambare nk'icyangwe rwose akayafose kawe k'umweru cyangwa agapira kawe k'umweru wajya nk'ahantu runaka ikintu kigakuraho utanabishaka mani ugasanga kiranduye ariko icyatsi gasa neza ikindi gatuma katandura vuba. nkagikunda cyane pe. aho none ndumva risa none reka nkubaze ugiye kumbwira hagati y'abakinnyi babiri ba filime b'abakobwa ni uwo ubona uzi kwakitinga nyine ugendeye nk'uko nawe ubana n'abasitari ubona uzi kwakitinga kurusha undi hagati ya Miki n'umukobwa bita Nyambo. ubona ari uwuhe? mbona Miki ari ubizi cyane mu bintu byose. Miki yakakitinga ababaye, Miki yakakitinga ari inshinzi ariko biriya ntabwo Nyambo yakakitinga ari inshinzi. nawe iriya rero urabibona Nyambo kuna tuje ibiki urumva aho ngaho rero iyo character itukugira umu actress mwiza kuko nyine wabasha kwa fodinga role zose gusa ntabwo bivuze ko na Nyambo ari muwe mu kwakitinga muri jare ze zo kwakitinga yatuje bamuhemukira bya fitinga ariko muri jare z'uko ashobora kwakitinga ari igisare kandi ibyo ngibyo muri filime bibaho nyine birakenerwa kenshi ubwo kuko waba amakarakita menshi suppose ari n'igihe bashobora kukubwira ati noneho mu kwakitinga uri double character hamwe uri mwiza ahandi uri villain ubwo rero biragoye kuri Miki rero birakunda nyine ni umuntu wakakitinga ahantu hose ukabona ko bifitinga. hano ugiye guhitamo idarapo ukunda ndabizi ukunda idarapo ry'u Rwanda ariko ryo ntabwo riri buzemo kuko ni igihugu cyacu hagati y'ayandi ku isi yose ni ikihe gihugu ubona gifite idarapo ryiza cyangwa ukunda? Nikundira Amerika no kwambara no kuyambara. urahitamo ijambo rimwe unatubwira impamvu urisemo unarisobanura siyo? ijambo rya mbere ni umutima, irya kabiri ni urukundo, irya gatatu ni amazi, irya kane ni ubuzima. ngaho hitamo ijambo rimwe unarisobanura. Hisemo ubuzima kubera iki? kubera ko nabaye mu buzima bwiza numva nta kibazo mfite muri famiye yanjye mbaho n'ubuzima bubi mfite byinshi ngomba kwitaho kandi ntafite ayo mafaranga cyangwa ikimfashe muri ubwo buzima kugira ngo ugende neza. wakoze kubw'umwanya wacu waduhaye. gira ikintu ugenera abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe. ikintu nagenera abakunzi banjye mukunde ino YouTube channel bayita Abasitari TV mu subscribinge ni channel nziza ifite content nziza kandi muzakomeza mugira mukurikirana. ikindi mukomeze mu nkunde ndakunditse mukunda n'ibikorwa byacu nkabirikabona buri nguni kandi abafana bacu turabakunda. Ciao ciao.